Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Imitoke Rwanda, nubwo natwe migano dukora umunsi ku munsi garuka ku makuru na documentary ha muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'andi makuru abari kugenda garukaho cyane muri society. Umuhanzi Yamano yamaze gusimba bazi abafana be, itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange kubera amashusho ye ari gutera akaberuro aherutse gushyirwa hanze, ariko abizeza ko inzego zibishinzwe ziri gukurikirana iki kibazo. Mwitangazo yashangije abamukurikira, umuhanzi Yamano yatangiye asaba imbabazi abakunzi be n'abanyarwanda muri rusange. Yatangiye agira ati: ku bafana banjye, itangazamakuru n'umuryango nyarwanda wose, nanditse ibintu umutima ubabaye nka Yamano, umuhanzi mwashyigikiye kandi mwishimira mu rugendo rwanjye. Mbere na mbere ndashaka gusaba imbabazi bimvuye ku mutima kubw'agahinda n'umubabaro byabateye n'ibyabaye vuba aha byo gushyira ahagaragara amashusho yanjye yihariye ku buryo budakurikije amategeko. Muri inyandiko Yamano yavuze ko ishyirwa hanze ry'aya mashusho ibyabaye ihohoterwa, ryiyongeraho ko yicuza ndetse anongeraho gusaba imbabazi uwari wese yaba yaragezeho ino video. Uyu muhanzi yavuze ko ari gufatanya n'inzego zibishinzwe kugira ngo zikurikirane iki kibazo, bityo ngo uwari wese wagize uruhare mu gusakazwa ry'aya mashusho amenyekane ndetse abihanirwe. Mu butumwa yageneye abafana be kandi, Yamano yagize ati: urukundo rwanyu n'inkunga byanyu byambereye ishingiro ry'intsinzi yanjye, kandi niyemeje gukomeza guhanga umuziki mwiza uduhuza. Ndasezeranya ko nzabivamo nkomeye cyane, ngahanga indirimbo zubaka umuryango nyarwanda. Murakoze kwihangana no gukomeza kunshyigikira muri ibi bihe bigoye. Ubundi umuhanzi Yamano ahamya ko wasakaje amashusho ye ari gutera akabariro amuzi neza. Mu kiganiro aherutse kugirana n'umunyamakuru wa igihe.com ku itariki ya 11 Ugushyingo umwaka wa 2025, umuhanzi Yamano yahamije ko azi neza yashyize hanze y'amashusho ndetse natinye kuvuga ko ari uwitwa Patrick Ishimwe wamamaye nka Pazo. Uyu Pazo akaba azwi cyane muri sinema y'u Rwanda ndetse akaba ari n'umunyarwenya. Yamano yavuze ko mu mwaka wa 2024 yatangiye kubana mu nzu imwe na Pazo umufashaga mu kazi ke ka buri munsi k'umuziki, aho bari batuye mu Busanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uretse ibyo, batahuzaga mu muziki bw'akazi ka buri munsi. Mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2025, Yamano wari umaze kwiyemeza kubana n'umukunzi we avuga ko yasabye Pazo bari bamaze igihe babana ko yakimuka ntibakomeze kubana kubw'umutekano w'amabanga y'urugo rushya yari agiye gukora. Ni inkuru Yamano ahamya ko itashimishije uyu Pazo babanaga, wahise amubwira ko kugira ngo have amuha 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi yavuze ko ibyari bijyanye nuko atari afite ayo mafaranga ndetse ngo banabanje kunanirana, ariko aza kuyashaka, aho yayaboneye arayamuha. Undi abanza kugorana kuko atashakaga kuva kuri urwo rugo babanagamo na Yamano. Yamano ahamya ko Pazo atigeze yishimira ko batandukana nubwo yari yarahawe amafaranga 500,000, ahubwo kuva icyo gihe umwuka hagati yabo utangira kuba mubi, ndetse akaba nabwo hatangiye gukwirakwira ko hari amashusho ari gutera akabariro agiye gusohoka. Kuba izo nkuru zaradutse n'ubundi zadutse mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2025, nyuma y'iminsi mike bagiranye utwo tubazo, byatumye Yamano wari uzi neza ko afite amashusho ari gutera akabariro n'umugore we yahise atangira gukeka ko yaba ari Pazo uyu nguyu babanaga, ndetse akaba yarinjiye muri telefoni ye agakuramo ayo mashusho. Yamano avuze ko ayo mashusho yashakajwe ku mbuga nkoranyambaga yafashe yabyemeranyijeho n'umugore we mu rwego rwo kwishimisha, batumva ko byazabageraho ingaruka. Abajijwe niba hari ibyo Pazo yaba yarakwishyuza nyuma yo kumuha 500,000, Yamano yavuze ko nabyo rwose. Ati: iyo biza kuba amafaranga aba yaraje akanyegera cyangwa akegera undi muntu yakwiyumvamo, hanyuma akayamwereka, noneho akamusaba ko baduhuza. Ibyabaye yavuze ko byari ubugome yatewe no kutabasha kwakira ko batandukanye. Yamano ahamya ko wasakaje aya mashusho yabikoreshejwe n'ishyari. Yamano bw'iki kinyamakuru igihe.com dukesha iyi nkuru ko atumva impamvu aya mashusho yagiye hanze mu gihe yiteguraga kujya gutaramira mu gihugu cy'Ubufaransa, nyamara baravugaga ko aya mashusho yaramaze igihe ahari. Akimara kumenya ko aya mashusho yatangiye gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse akamenya ko hari amakuru abantu bari kwihererekanya, Yamano yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB yo mu Busanza arega uyu musore bari inshuti y'akadasohoka. Kuri ubu akaba ari kumufata nk'uwamuhemukiye bikomeye. Mu ijoro ryo ku itariki ya 8 ukwezi kw'Ukwakira umwaka wa 2025, nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukorwa ibiganiro, abambere bigamba ko bamaze gucakira ayo mashusho. Uko babaraga inkuru byatumye Yamano wari uzi neza ko hari ayo mashusho yigeze kwifata ari kumwe n'umugore we, yumva ko hari n'ayandi yaba yarashyize hanze. Ni igitero Yamano yari yicaye azi neza ko kizamugabwaho igihe cyari cyo cyose, dore nk'uko twabigarutse haruguru. Kuva mu mpera z'uya Gicurasi 2025 hari hadutse inkuru zivuga ko aya mashusho yaba yarasohotse ndetse ngo abambere bakaba bari bayacakiye. Icyakora mu gihe izo nkuru zivugwa ko Yamano adaciye ku ruhande, yahaye gasopo
abavuga ko bafite ayo mashusho abibutsa ko kuyasakaza ibigize icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Ku rundi ruhande Yamano ahamya ko ibiri kumubaho ntacyo bimutwara kuko ubuzima bwe bwose yamenyereye kubana n'uburibwe. Yamano avuga ko nubwo byababaje n'umukunzi we bitigeze bimwangiza cyane kuko byasaga nkaho bari barabyiteguye imbere. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru ku bakoresha Instagram bari batangiye kubona video y'uyu musore witwa Pazo yamaze kuvuga ko agiye kwitanga kuri RIB kugira ngo ereke kuzamushakisha ubundi akajya kwishyikiriza. Nibyo reka mubwire ngo reka tubitega amaso aho urubanza ruzagarukira cyangwa se iyi nkundura y'ibi bitero byari byagabwe kuri Yamano. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza. Kora subscribe niba rugamba ugeze kuri Initok Rwanda ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo uko bukora byose.